nk'ibisanzwe no muri translator mbazanira stories zibashimisha kandi zibasetsa niba unkunda unfollowing. Niba ushaka kuba umugabo cyangwa ushaka kuba umukire, uzashaka umugore ugushyigikira muri gahunda zawe, apana wa wundi uza aje gusenya ibyo wubatse. Uzashake wa wundi uzaburara akihangana, ntuzigere ushaka umugore utarabaye mu buzima wabayemo. Uzashake wa wundi ushobora kurya ibishyimbo agahaga mu gihe imboga zabuze kandi ukabona nta kibazo afite. Ntuzigere ukunda umuntu kubera ngo afite nyasha, ibyo bya nyasha burya nta kigenda, ahubwo uzashaka umuntu ufite umutima kandi wakuba hafi igihe ubuzima bwahindutse, kubera ko igihe tugezemo abenshi baza bafite icyo bakurikiye. Ntuzigere wipasa muremure ujye gushaka ngo wa wundi ufite umutima utari mwiza. Ciao ciao following man.